urumva ko kuhaza ari ukwisanga, ari ukwisanzura. Tugiye kuganira rero ku bijyanye no gukira ibikomere. Abantu twese twarakomeretse, uravugisha n'umuntu uti mwaramutse, aturankomerekeje, kandi rimwe na rimwe umubwiye uti waramutse, mbese waramutse ute, akakwihorera. Abantu twese isi yaraducanze, isi yaradukaranze. Mu mvugo y'ubu baravuga ngo n'ubitarakaranga ngo uracyamushakira ibirungo. Tubayeho mu kinyejana gisharira, ikinyejana gisharira ariko gifite amafoto meza. Ushobora kwifotoza tugasa neza, inyuma tukambara neza, tukaberwa, ariko imbere twarashize. Ariko mu by'ukuri abantu twarashize. Wakwibaza ngo mbese namenya igikomere cyanjye gute? Ni ukuvuga ngo igikomere cyawe ntabwo ushobora kugikira kandi utanakizi. Navuze ko kigaragarira mu myitwarire, mu mitekerereze, mu mibanire yacu n'abandi. Urugero, uzi ko umudiyakoni ashobora kuza akabwira umuntu uti dore abantu ni benshi, egera hirya. Umuntu akagira atya, akanga kwegerayo burundu. Umudiyakoni akunamiriza akavuga ati yewe dore abantu babuze aho bicara, egera hirya. Umuntu waje gusenga akabura atari ko wamvuye hejuru, nshaka hiki. Simbizi nimba bitarababaho, ariko bijya biba. Umuntu akabura turanshaka hiki. Umuntu n'umukristo yaje gusenga, byonyine akantu gato ko kumubwira ngo gera hirya abandi bicare, agahita akubwira gutyo. Wibaze rero ubaye wamwoneshereje imigozi uko byagenda, byaba ibindi bindi. Igikomere cya mbere nuko ni icyitwa abando cyangwa se kwangwa. Ushobora gutekereza ngo umuntu yangwa ate, se bigenda bite? Ni igikomere gishobora kugaragara kuva umuntu agisamwa, ariko noneho uko agenda akura, ibikomere byacu bigenda bigaragarira mu myitwarire, mu mitekerereze yacu, ndetse n'uburyo tubana n'abandi. Amarangamutima yacu kubw'ibikomere byacu, twe twagize umugisha wo kuba mu rusengero, tugira ukuntu twambara masike tukabihisha, tukagaragaza ko turi abana b'Imana. Ariko hagize utuma masike ivaho gatoya, uramwereka nyine, ukamwereka uwo uri we, ukigaragaza, igikomere cyawe kigasohoka. Imigendekere n'imyitwarire tugira ibangama muri sosiyete ituma tuba babi. Twabaye babi bwa mbere kubw'icyaha twakomoye kuri Adamu, turongera tuba babi kubw'inkomoko yacu mbi ku babyeyi twabyawe nabo bafite ibikomere. Ibikomere turabyonka, ibikomere turabikurana kugeza tubaye bakuru. Birasaba rero ngo buri muntu wese amenye igikomere cye yaba afite, kuko nibwo buryo bwiza bwo kugikira. Igikomere rero cyo kwangwa cyangwa abando cyangwa cyo gutabwa gishobora kubaho, wenda urugero ruto nabaha kugira ngo bashe kumvikana. Murebe umwana w'umukobwa utewe inda, uwayimuteye akamubwira ati iyo nda ntabwo ari iyanjye, sinshaka no kubyumva, sijya utera inda jyenyine. Yakubikubita muri famiye, yabwira ati burya ndatwite, batijyana aho wayikuye. Aho yayikuye ntibari kumwumva. Mwumve wa mwana uri mu nda ukuntu aba amerewe. Dutekereza ko ahari kuba ari mu nda nta kintu yumva, nta kintu na kimwe, ariko umwana uri mu nda kuva agisamwa, amakuru yose, ibintu byose bibaye kuri nyina arabyumva. Bya bintu byose rero byiza bitubayeho ndetse n'ibibi
biragenda bikaba stoke ahantu hitwa muri subconscious, umuntu akagumya abibika icya mbere kiza abika, cya kabiri kiza abika, cya gatatu kiza abika. Uwo urugero rwo kwihangana rubaye rutoya akirukanka ku musozi kajya gutora amashashi. Undi akabaho ari umurakare uri aho ngaho, yagira umugisha wo kuza mu nzu y'Imana akajya yegoraho gakeya akamwenyura, kubera ko azi ko ijuru ririho, ariko mu by'ukuri atabikurura ngo abishyikire abigeze mu ntekerezo ze z'uko bigomba kubaho. Uwo mwana rero iyo nda idakuwemo akavuka, arakura, ariko cya gikomere cyo mu bwana akagumya akabana nacyo. Ni ba bantu ushobora gusanga igihe cyose abasa n'uwihishahisha, ari muri sosiyete, ari mu kazi, arakorana n'abandi, ukumva ari kongorera umuntu atari ko wabwiye umuyobozi ubundi bikagenda gutya, wamaze uti se ubundi we wabyivugiye. Ariko kubera ko yabayeho yumva adafite duruwa yo kubaho, yumva adafite uburenganzira ku buzima, adafite uburenganzira bwo kwisanzura, uko nyine yarwanaga no kugira ngo yanda itavamo, yihishahisha iwabo ngo batamukubita cyangwa batamumenesha, umwana biragenda bikamwafekta. Wa muntu mukuru rero umeze utyo iyo aje muri sosiyete nicyo kimubaho, abaho atisanzuye, abaho yumva igihe cyose adafite uburenganzira bwo kubaho, abaho yumva kugira urugo, kugira umuryango atari ngombwa kubera ko ise yamwihakanye, ariko amaze gukura, sosiyete maze kumwumvisha ko gushaka ari ngombwa, cya gikomere arakijyana akakijyana mu rugo, agahura n'undi munyagikomere nawe ufite ibyo bikomere, rimwe na rimwe bikanga guhura, akavuga ati n'ubundi ntabwo gushaka ntabwo byari ibyanjye, na data yaranyihakanye, aranyanga, avuga ko atari we wambyaye, akwabogeye yo kubyara, ndabyara ubundi ngo bigende biti, ndagira urugo ubundi ngo bigende biti. Intambara rero zigatangira zikavuka ubwo ngubwo. Igikomere rero kindi cya kabiri ni ugutereranwa. Umuntu wagize igikomere cyo gutereranwa hari kugira ngo bibashe kumvikana, ushobora gutereranwa utabigizemo uruhare cyangwa se yenda unabigizemo uruhare, ariko reka turebe ku mwana nyina yakurikije ari muto. Murabizi ko umuntu ashobora kubaho akabyara, igihe umwana ataragira n'amezi 2 akongera akaba arasamye. Wa mwana wamaze kuvuka ntabwo yitabwaho nk'uko bigombye. Icya mbere avuye ku ibere, kwa kwitabwaho na nyina ntikubonetse, nyina agiye kuri stress yo kwita kuri iyo nda yindi ivutse, naho avukiye arita kuri rwa ruhinja rundi, undi nta mwanya munini afite wo kumwitaho, cyane kwenda nta n'ubushobozi bwo kwita kuri abo bana afite. Wa muntu rero watawe utarigeze yitabwaho muri ubwo bwana bwe, muri ubwo buhinja bwe, iyo amaze gukura bindi abashaka ko buri muntu wese amwitaho, attention yose igomba kuba kuri we. Ntabwo bansuye kandi nasibye repetition, ntabwo bambajije impamvu nasibye, ntabwo naje gusenga, kuki ubu ngubu abantu bo mu gihande cyacu batabonye ko ntaje, ese ubu ko nabyaye kuki abantu bataza kumpemba. Wa mugabo nawe ati umugore ntanyitaho,
ntabwo mpakeya, arashaka ko bya bindi nyina atamukoreye aza kubikura ku mugabo we, ku mugore we n'abandi bantu bamukikije. Konfuri rero zigatangira ubwo. Mu by'ukuri ntabizi ko afite icyo gikomere cy'uko atitaweho mu bwana bwe, ahubwo ahora rekarama buri munsi, buri segonda. Ntabwo mwameseye, ntabwo mwantereye ipasi, ntabwo ibiryo biragera ku meza, n'ibyo ashoboye kwikorera. Igihe cyose ahora ari muri reklaration. Rimwe na rimwe rero ahuye n'undi nawe ufite ikindi gikomere cye nawe kiri ku ruhande, bahura nyine bikanga guhura. Nizi ntambara turi kubona, nizi divorce zigeze ku rwego rwo hejuru, nuko abantu bafite ibikomere ariko rimwe na rimwe bakaba batabizi ngo bamenye uko babikira cyangwa se uko bakwiga kubana nabyo. Igikomere cya gatatu ni ugusuzugurwa, gucishwa bugufi cyangwa humiliation mu Gifaransa. Hari abantu babayeho ari insuzugurwa. Ibyo bikomere nabyo barabikurana, yaba ari mutoya cyangwa ari mukuru. Dumwizera w'iri torero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, by'umwihariko nishimiye kuba ndi hano ku Kacyiru, niho nakiri ubutumwa bwiza, niho nabatirijwe. Iyo naje hano rero mba numva nezerewe kubera ko mba ndi mu rugo, n'umwana uba wagarutse iwabo. Nejejwe rero na korali Tugisiyoni yashimye ko tuza kubana muri aya masengesho. Nk'umuntu ubanza nzi cyane icyo isengesho rivuze kurenza abandi. Hari ibintu byinshi Imana yagiye ikora kubera gusenga ku buzima bwanjye. Ntabwo rero igihe bishoboka nabura kuza kuba mu iteraniro ry'abana b'Imana. Korali Tugisiyoni nayibayemo kuva muri 1998 ahari kugeza 2004 mvuye inaha. Urumva amaze imyaka 20 mvuye inaha. Ni korali rero natangiremo umurimo mwiza wo kuririmba kandi naranabikomeje, n'ubu ndacyari umuririmbyi. Nanejejwe na Saviye akizi Kigali, twaraganiriye ndamubwira nti rero ugomba kujya muri korali Tugisiyoni. Saviye twahoze turirimbana muri korali yitwa Favors of King ku itorero ryacu, ni itorero rya Musamvu, intara y'ivugabutumwa ya Kibungo, muri Firidi y'Amajyepfo y'Uburasirazuba. Naho ngaho naturutse njya kuza baba baririmbyi bagenzi banjye, twari dufite gahunda nyinshi turi bukore uyu munsi, baba n'abayobozi b'itorero. Nababwiye ko ndibuze hano muri iki giterane cy'amasengesho. Ndi umudiyakonikazi ku rusengero rw'iwacu, ku itorero ry'iwacu, nungirije n'umuyobozi w'ishuri ryo ku Isabato. Hanyuma ndubatse, mfite umugabo n'abana 2. Ibyo ntibihagije ra? Ibyo ndumva bihagije. Ikindi bababwiye nuko bababwiye ko ndi umusayikologisiti, ndi umuganga wize imitekerereze n'imikorere ya muntu n'imyitwarire ya muntu, ariko nabaye n'umuforomokazi. Narebye hano nabonye ntawe nigeze mvura. Abantu bose ni bashya. Clementine ati kuki imicanga kuki imicanga niho hari mu rugo. Urumva ko kuhaza ari ukwisanga, ari ukwisanzura. Tugiye kuganira rero ku bijyanye no gukira ibikomere. Abantu twese twarakomeretse, turakomeretse mu buryo bwose. Aho tugenda hose ni mu mahwa, tugenda dukandagira amahwa, tugenda mu bikomere. Ntabwo
ndi bubwirize cyane ngo ninjire muri Bibiliya, ariko hari icyo Bibiliya yabivuzeho. Nuko mu Byahishuwe 12 murongo wa 12 hatubwira ngo ishime wajuruwe naho wasi we wawugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye kandi afite umujinya mwinshi, azi ko afite n'igihe gito. Mutekereze rero umuntu ufite igihe gito akora ibishoboka byose kugira ngo ibyo ashaka gukora abigereho, ashyiramo imbaraga nyinshi. Inkomoko rero y'ibikomere twese dufite, abahanga bagiye bayivugaho, bayisobanura mu buryo butanu. Igikomere cya mbere nuko ni icyitwa abando cyangwa se kwangwa. Ushobora gutekereza ngo umuntu yangwa ate, se bigenda bite? Ni igikomere gishobora kugaragara kuva umuntu agisamwa, ariko noneho uko agenda akura, ibikomere byacu bigenda bigaragarira mu myitwarire, mu mitekerereze yacu, ndetse n'uburyo tubana n'abandi. Amarangamutima yacu kubw'ibikomere byacu, twe twagize umugisha wo kuba mu rusengero, tugira ukuntu twambara masike tukabihisha, tukagaragaza ko turi abana b'Imana. Ariko iyo hagize utuma masike ivaho gatoya, uramwereka nyine, ukamwereka uwo uri we, ukigaragaza, igikomere cyawe kigasohoka. Imigendekere n'imyitwarire tugira ibangama muri sosiyete ituma tuba babi. Twabaye babi bwa mbere kubw'icyaha twakomoye kuri Adamu, turongera tuba babi kubw'inkomoko yacu mbi ku babyeyi twabyawe nabo bafite ibikomere. Ibikomere turabyonka, ibikomere turabikurana kugeza tubaye bakuru. Aho rero uribaza utese kuki runaka yitwara kuriya, kuki muri korari ashaka kuba indakoreka. Abenshi nabonye ari abaririmbyi, kuba muri korari biravuna, abantu bataririmba ntago babimenya, ariko dufata bya bikomere byacu twese twakuye mu rugo tukabizana muri korari aho tuba, kandi twitwa ko turi n'abakristo. Ariko igihe bavuze kuri cya gikomere cyawe, ukumva ko nanone bagukomerekeje kandi rimwe na rimwe banakubwije ukuri. Hari itandukaniro rero riri hagati y'ukuri, kuba umuntu yakubwiza ukuri ukumva ko agukomerekeje, abakuyeho ya masike ya cya gikomere cyawe. Minisiteri y'Ubuzima hano iwacu mu Rwanda, mu bushakashatsi bwakozwe muri raporo yabwo mu 2023, igaragaza ko umwe kuri 5 mu bantu bakuru afite ikibazo cyo mu mutwe. Hanyuma umwe mu bantu 10 mu bana bari munsi y'imyaka 18 nawe afite ikibazo cyo mu mutwe. Hanyuma 3%, abantu 3% mu Banyarwanda muri rusange bose bafite ihungabana. Byagera ku barokotse jenoside yakorewe Abatutsi bakaba 27%. Murumva isi turimo uko imeze. Ntabwo rero dukwiye kubirengaho ngo tujyaho turirimbe, tugende tworosaho ukuntu, ariko mu by'ukuri abantu twarashize. Wakwibaza ngo mbese namenya igikomere cyanjye gute? Ni ukuvuga ngo igikomere cyawe ntabwo ushobora kugikira kandi utanakizi. Navuze ko kigaragarira mu myitwarire, mu mitekerereze, mu mibanire yacu n'abandi. Urugero, uzi ko umudiyakoni ashobora kuza akabwira umuntu uti dore abantu ni benshi, egera hirya, umuntu akagira atya
akanga kwegerayo burundu. Umudiyakoni akunamiriza akavuga ati yewe dore abantu babuze aho bicara, igira hirya. Umuntu waje gusenga akabura atari ko wamvuye hejuru, nshaka hiki. Simbizi nimba bitarababaho ariko bijya biba. Umuntu akabura turanshaka hiki. Umuntu n'umukristo yaje gusenga, byonyine akantu gato ko kumubwira ngo gera hirya abandi bicare, agahita akubwira gutyo. Wibaze rero ubaye wamwoneshereje imigozi uko byagenda, byaba ibindi bindi. Birasaba rero ngo buri muntu wese amenye igikomere cye yaba afite, kuko nibwo buryo bwiza bwo kugikira. Igikomere rero cyo kwangwa cyangwa abando cyangwa cyo gutabwa gishobora kubaho, wenda urugero ruto nabaha kugira ngo bibashe kumvikana. Murebe umwana w'umukobwa utewe inda, uwayimuteye akamubwira ati iyo nda ntabwo ari yanjye, sinshaka no kubyumva, sijya utera inda jyenyine. Yakubikubita muri famiye abwira ati burya ndatwite, batijyana aho yayikuye ntibari kumwumva. Mwumve wa mwana uri mu nda ukuntu aba amerewe. Dutekereza ko ahari kuba ari mu nda nta kintu yumva, nta kintu na kimwe, ariko umwana uri mu nda kuva agisamwa amakuru yose, ibintu byose bibaye kuri nyina arabyumva. Bya bintu byose rero byiza bitubayeho ndetse n'ibibi biragenda bikabasitoke ahantu hitwa muri subconscious. Umuntu akagumya abibika. Icya mbere kiza abika, icya kabiri kiza abika, icya gatatu kiza abika. Uwo urugero rwo kwihangana rubaye rutoya akirukanka ku musozi akajya gutora amashashi. Undi akabaho ari umurakare uri aho ngaho, yagira umugisha wo kuza mu nzu y'Imana akajya yegoraho gakeya akamwenyura, kubera ko azi ko ijuru ririho, ariko mu by'ukuri atabikurura ngo abishyikire abigeze mu ntekerezo ze z'uko bigomba kubaho. Uwo mwana rero iyo nda idakuwemo akavuka, arakura, ariko cya gikomere cyo mu bwana akagumya akabana nacyo. Ni ba bantu ushobora gusanga igihe cyose aba asa n'uwihishahisha, ari muri sosiyete, ari mu kazi, arakorana n'abandi, ukumva ari kongorera umuntu atari ko wabwiye umuyobozi ubundi bikagenda gutya. Wamaze uti se ubundi wowe wabyivugiye. Ariko kubera ko yabayeho yumva adafite duruwa yo kubaho, yumva adafite uburenganzira ku buzima, adafite uburenganzira bwo kwisanzura, uko nyine yarwanaga no kugira ngo yanda itavamo, yihishahisha iwabo ngo batamukubita cyangwa batamumenesha, umwana biragenda bikamwafekta. Wa muntu mukuru rero umeze utyo iyo aje muri sosiyete nicyo kimubaho. Abaho atisanzuye, abaho yumva igihe cyose adafite uburenganzira bwo kubaho, abaho yumva kugira urugo, kugira umuryango atari ngombwa kubera ko ise yamwihakanye. Ariko amaze gukura, sosiyete maze kumwumvisha ko gushaka ari ngombwa, cya gikomere akakijyana mu rugo, agahura n'undi munyagikomere nawe ufite ibyo bikomere, rimwe na rimwe bikanga guhura. Akavuga ati n'ubundi ntabwo gushaka ntabwo byari ibyanjye, na data yaranyihakanye, aranyanga, avuga ko atari we wambyaye, akwabogeye kubyara, ndabyara ubundi ngo bigende biti, ndagira urugo ubundi ngo bigende biti. Intambara rero zigatangira zikavuka ubwo ngubwo.
Igikomere rero kindi cya kabiri ni ugutereranwa. Umuntu wagize igikomere cyo gutereranwa hari kugira ngo bibashe kumvikana, ushobora gutereranwa utabigizemo uruhare cyangwa se yenda unabigizemo uruhare, ariko reka turebe ku mwana nyina yakurikije ari muto. Murabizi ko umuntu ashobora kubaho akabyara igihe umwana ataragira n'amezi 2 akongera akaba arasamye. Wa mwana wamaze kuvuka ntabwo yitabwaho nk'uko bigombye. Icya mbere avuye ku ibere, kwa kwitabwaho na nyina ntikubonetse, nyina agiye kuri stress yo kwita kuri iyo nda yindi ivutse, naho avukiye arita kuri rwa ruhinja rundi, undi nta mwanya munini afite wo kumwitaho, cyane kwenda nta n'ubushobozi bwo kwita kuri abo bana afite. Wa muntu rero watawe utarigeze yitabwaho muri ubwo bwana bwe, muri ubwo buhinja bwe, iyo amaze gukura bindi abashaka ko buri muntu wese amwitaho. Attention yose igomba kuba kuri we. Ntabwo bansuye kandi nasibye repetition, ntabwo bambajije impamvu nasibye, ntabwo naje gusenga kuki ubungubu abantu bo mu gihande cyacu batabonye ko ntaje. Ese ubu ko nabyaye kuki abantu bataza kumpemba? Wa mugabo nawe ati umugore ntanyitaho, ntabwo ampakeya, arashaka ko bya bindi nyina atamukoreye aza kubikura ku mugabo we, ku mugore we n'abandi bantu bamukikije. Konfuri rero zigatangira ubwo. Mu by'ukuri ntabizi ko afite icyo gikomere cy'uko atitaweho mu bwana bwe, ahubwo ahora rekarama buri munsi, buri segonda. Ntabwo mwameseye, ntabwo mwantereye ipasi, ntabwo ibiryo biragera ku meza, n'ibyo ashoboye kwikorera. Igihe cyose ahora ari muri reklaration. Rimwe na rimwe rero ahuye n'undi nawe ufite ikindi gikomere cye nawe kiri ku ruhande, bahura nyine bikanga guhura. Nizi ntambara turi kubona, nizi divorce zigeze ku rwego rwo hejuru, nuko abantu bafite ibikomere ariko rimwe na rimwe bakaba batabizi ngo bamenye uko babikira cyangwa se uko bakwiga kubana nabyo. Igikomere cya gatatu ni ugusuzugurwa, gucishwa bugufi cyangwa humiliation mu gifaransa. Hari abantu babayeho ari insuzugurwa. Ibyo bikomere nabyo barabikurana, yaba ari mutoya cyangwa ari mukuru. Mutekereze ku muntu w'umukene yenda uturanye n'abakiri, aho ashobora kujyayo n'akana karashaka kujya kwirebera televiziyo, ariko kubera ko katoze kari gusa nabi, kari bwanduze n'intebe z'abandi, barakirukanye. Hoshi genda va hangaha urasute, genda hoshi. Yenda karashonje, kashakaga ko bakaha n'ibyo kurya, ibyo kurya ntago babimuhaye. Bya bintu byose aragumya bibike. Ni ku myaka 2, ni ku myaka 5 aragenda bika. Namara kuba mukuru rero ikizavamo, nagira umugisha wo kugira icyo abona, rimwe na rimwe uwo muntu ntago tuzamukira. Azadukandagira azadukandagira avuga ati aho nageze njya kureba televiziyo bakambwira ngo sinoze, nzagura intebe nziza ariko nanjye nta muntu uzanyicarira mu ntebe. Nzajya nteka ifiriti n'inyama
n'umuceri byose ameza anyuzuze, ariko nanjye nta muntu ushobora guha ku byo kurya byanjye. Abantu rero ugasanga inzara ya kera yo mu bwana no mu gihe cyabo cy'ubukuru baracyayifite. Nyuma ariko nza kwibuka ko nyine abantu baba baragize inzara y'igihe kirekire, akavuga ati ahari uyu muntu nitumugaburira birashira. Nuko ibintu bijya bigenda. Uwo muntu rero uramufata ukamucira urubanza, kwa runaka n'igisambo n'ibisambo, ntibaguha n'amazi yo kunywa, arayaguha gutese kandi igikomere cye cy'inzara kikiri aho ngaho, nabiguha arumva ko biri bushire. Aba bantu rero rimwe na rimwe iyo bakuze bumva ko, hari n'abumva ko badafite uburenganzira ku byishimo kubera ko ntabyo bigeze bagira, agahora yumva ko ibintu byiza bigenewe abandi we bitamureba. Ese ko Imana dusenga ari imwe, ubundi kuki ibintu bimwe byagenerwa abandi? Kuki jyewe ntafite uburenganzira ku bintu byiza bihari biri ku isi? Agahora asa n'uwihohora ku bantu kubera ko nyine igihe bamusohoraga ngo atanduze intebe z'abandi yaravugaga ati nimumbabarire ndagiye ntabwo nzongera. Biramukurikirana rero igihe cyose muri sosiyete, ngira ngo abo bantu twese turababona. Umuntu agahora asa n'usaba imbabazi n'uwihohora ku bandi bantu. Akandi kantu kuri humiliation ni uburyo umuco wacu w'Abanyarwanda ugira ikintu cy'urwenya no gutebya no kuganira. Ntabwo nari mbizi, najyaga nkunda kubikora, ariko maze kubibona mbona ko atari byo. Umwana afite imyaka 3, 4, umubyeyi wo mu rugo aratangira amubwira ati ariko ubundi ubwo ugenda uti? Ibyo birenge byawe bitambitse wajya ugenda neza? Urwo rutwa rwawe rungana gutyo urabona umuntu uzagusuka umunsi wabaye inkumi, uwo mutwe wawe azawurangiza atazawumaraho amasaha 5. Ibyo bintu rero biragenda bikica umwana mu mutwe, agahora yumva ko atari mwiza, agahora yumva ko ari mubi. Yamara gukura nyine agashakisha ikintu gishobora kumugira mwiza. Urwo rukara rwawe wagira ngo usa n'inkono iteka, ubundi wowe wavutse he? Yenda afite abandi bana bavukana bafite b'inzobe biki, namara kuba mukuru rero ikintu azakora ni ukujya gushaka mukorogo akisiga kugira ngo arebe ko yasa neza. Igihe tuzamubona rero yitukuje tuzatangira turyana inzara, tuzatangira tumuryanira inzara. Ariko suriya arasa n'igitoki cyapfubye, buriya yarwanaga n'iki, yashakaga iki? Afite igikomere yakuye mu bwana, bamubwiye ko asa n'inkono iteka. None rero reka nawe abe inzobe, abe mwiza, arebe ko yasa n'abandi. Afite igikomere cy'uko yagendesheje ibirenge igihe kirekire, abandi bana bakamuseka. Rimwe na rimwe mu rwego rwo kwivura ngo yumve ko akize, igihe abonye ubushobozi, afite ubushobozi, azagenda agure inkweto zakwira aba bantu bose bari hano, zimwe zijya zisaza ataranazambara, ariko azirebe avuga ati kuntu nagendesheje ibirenge nanjye niguriye inkweto, azirebe gusa bimunezeze. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu bidafite umumaro se turabikeneye? Ntidukeneye ibihagije kandi bidukwiriye. Umwanya mfite ni muto, wenda nagenda ntanga n'ingero nyinshi, ariko buri wese araza kumva ibye. Ndetse ku musozo turaza gushaka uburyo dushobora gukira ibi bikomere, ndetse n'uburyo n'ibidashobora gukira dushobora kubana nabyo.
hanyuma igikomere cya kane ni ukurenganwa. Kurenganwa nabyo umuntu ashobora kuvuka. Murebe abana bavutse kuba umugabo ushatse abagore nka 3 cyangwa 2, ni urugero. Babana bo ku mugore mukuru bumva bararenganijwe kubera ko babazanyemo abandi bantu baje kubatwarira imitungo yabo, baje kugabana ku mitungo yabo. Bazanga cyane babana bo ku mugore wundi wa kabiri. Ariko mu by'ukuri abana bo ku mugore wa kabiri wundi barazira iki? Ko batasabye kuvuka. Abo bantu rero nabo biragenda bikabangiza, bakanga isi n'abayituyeho, bakumva ko abantu bose ari babi. Abantu bose ni babi, nta muntu wabagirira impuhwe, nta mpuhwe nyine, nta muntu wigeze amugirira impuhwe. Yanyuraga ku bana bo kwa mukase bagakubita, yanyura kuri mukase akavuma. Yabayeho uko nyine, nta mpuhwe, nawe nta wundi muntu ashobora kuzigirira. Igikomere cya 5 ni uguhemukirwa cyangwa gutenguhwa. Guhemukirwa cyangwa gutenguhwa. Yizeraga cyangwa yarahemukiwe n'umuntu yari yarahaye icyizere cyose. Nawe utekereze kuba ushakanye n'umugabo, mukundanye nta kibazo, mushakanye mufite ibintu biraho byoroheje, cyangwa wenda nta nicyo mufite, muratangiye murashakishije, murubatse inzu, muguze imodoka, ubucuruzi buragenze, yangiza akakubwira ati burya ntago kiri kuri level yanjye. Ubundi se ubu wajya nakujyana Dubai ukavuga iki? Ukavuga mu ruhe rurimi? Genda, ntabwo kiri kuri level yanjye. Mutekereze uwo muntu, kugera aho umuntu afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima kubera ko yatengushywe. Urugero rundi, murebe jenoside yakorewe Abatutsi twanyuzemo. Umugabo afite kwa sebukwe, arahirukiye ngo bamuhishe. Hari baramube, hari umugore ubwo nawe yahageze, hari n'abana be, barangiza bati hoshi genda tuvira ahantu yasabye umugeni. Ntekereza ko ku babyeyi batubyarira abagabo nabo haba ari mu rugo, baba ari ababyeyi bawe. Umubyeyi wawe arakwirukanye, utekereza icyo kintu. Wa muntu wagize umugisha akaza kubaho nyuma, kwa sebukwe nabo barahari, mutekereza icyo gikomere afite ukuntu kingana. Muri korali rero naho reka mpagaruke, ibikomere nyine nk'ibyo bigenda bibamo. Umuntu mukamwizera kubera ko wa mugani afite ijwi ryiza, ari ushoboye gukora ibi, ari ushoboye gukora ibi ngibi, bigatuma noneho yumva ko mutamufite nta cyakorwa, nta kintu na kimwe cyakorwa nyine kubera ko adahari, ko ari uzi gucomeka ibyuma. Uyu munsi umwe akababwira ati reka mbihorere, ariko ndebe uburyo biza kubayobera. Mukicara muvuga muti umuntu araje, mwajya kubona mukabona barabwira bati muhaguruka mujya kuririmba, muri mwese nta nuzi gucomeka ibyo byuma. Ikiba gitangiye ni intambara hagati yanyu nawe. Ibikomere rero ni ibintu tugendamo buri munsi. Nabwiye ko atari ikibwirizwa, ndi bubahe n'umwanya dusangire.
dusangire ikiganiro wenda mu gihe gitoya kuko umwanya wacu ari mukeya, ariko ibikomere turabigendana, twabikomoye mu muryango aho tuvuka, twabikomoye muri sosiyete aho twirirwa, twabikomoye no ku isi aho tugenda. Utekereze kuba umuntu yagira akarokoka impanuka runaka, ni ibintu nawe bitamworohera kugira igikomere nk'icyo ngicyo. Umuntu wacu rero w'imbere mu mutwe hahandi tutabasha kurebesha amaso, agira ibice bitatu. Agira njyewe mukuru, njyewe w'umubyeyi, na njyewe w'umwana. Njyewe w'umwana rero ku myaka 0 bakimara kunsama, ibikomere byose nahuye nabyo nzagumya ngende mbibika. Ntangire kugaragara muri sosiyete nk'umuntu uyibangamiye, kubera ko hari n'ibyo nakomoye ku babyeyi. Nahindutse umusinzi kuko iwacu bari abasinzi. Nahindutse umujura kubera ko iwacu bibaga, barakomeza babimpaho ngumya mbana nabyo. Ariko hari icyo wakora nyuma yo kumenya ko wakomeretse no kumenya igikomere cyawe, kuko abantu benshi bafite ibikomere ariko batazi ko banabifite. Abona umuntu aza kumusura ntabe yamuha n'amazi yo kunywa, akumva ko ari ibintu bisanzwe. Ndamuha amazi yanjye kubera iki? Hari aho yaguze. Ariko ni igikomere cya ya nzara ya kera afite. Umuntu aravuga nabi ku kantu kari aho ngaho k'amafuti, kubera ko yakuze nyine iwabo nta muntu uvuga neza. Baza bamubwira bati rya shyano nyoko riri hehe? Igihe azashakira umugore ntabwo azi ko umugore ari umugore, azi ko ari rya shyano nyine. Ibyo bikomere rero azabijyana abyinjize mu rugo iwe. Tubone birabangamye, uwo ari kubwira yumva arabangamiwe, amufate nk'umuntu udashobotse, ariko nawe ntabwo ari we. Ni ibyo yakomoye iwabo kera. Hari abantu rero batigeze bagaragarizwa urukundo kuva babaho nyine kubera ya mibereho y'iwabo mu rugo bari babayemo. Azakura yumve ko sosiyete imutegeka ko agomba kuzana umugore, agomba gushaka umugabo, ariko rwa rukundo rwa kibyeyi umwana atora nyina akimusama, akimwonsa, akigira gute ntarwo yigeze. Nagera mu rugo rero mutekereze umuntu waba warireze, nabyo byagiye biba ku mpamvu yenda nyinshi zishobora gutuma umuntu abaho yireze. Ni ukuvuga umurongo w'ubuzima yihaye ni uwe yishakiye, kuko ibintu byinshi dukora dushobora kubyigana kubera ko twabibonye mu rugo iwacu. Nabonye mama umuntu aza kumusura akavuga ati nta muntu ujya uva mu rugo nta kintu bamuhaye. Ubwo ibyo nkabifata uko nguko, nkaba nzi ko ariko bigenda. Nkaba nzi ko umushyitsi aje kunsura ngomba kugira icyo mupfunyikira. Nkaba nzi ko igihe ngiye kujya ahantu ntagenda n'umutwe wonyine, ngomba gushaka urwo rugo nimba rurimo abana ugomba kujyana na biswi. Ariko wa muntu ntabyo yigeze abona.
mugeze mu rugo rero utangiye kumuzanaho kondisiyo ngo tujye gusura kwa Clementina, reka dushake ji, reka dushake biswi z'abana, uri kumumarira amafaranga, bimumarira amafaranga. Komfuri rero zitangire. Umuti mwiza rero wo gukira ibikomere no kumenya kubana nabyo ni ukubanza kumenya igikomere cyawe, ukamenya ngo igikomere cyanjye ni iki ngiki, ubuto bwanjye bwagenze uku. Ubaye ugifite umugisha wo kugira ababyeyi, genda umwicaze mubaze utari ku bundi mujya kumbyara byagenze biti, hari mu mbeho, hari mu zuba, byagenze bite, mwari mubanye gute mu rugo hagati ya papa na mama. Yenda hari ibyo ushobora kumenya umaze gukura kuva yenda nko ku myaka 7, ariko ibyo munsi y'imyaka 7 ushobora kutabimenya. Ariko genda ubaze amateka yawe, menye ngo nabayeho gute, byagenze bite, ese kuki navuye mu rugo iwacu nkajya kuba ahangaha, hari habaye iki, byari byagenze biti. Umenye impamvu yenda waba wararerewe mu miryango igiye itandukanye, aho wagiye ukuranaho imico nayo igiye itandukanye, yaba myiza cyangwa mibi. Numara kumenya igikomere cyawe rero nibwo uzabasha kugikira na za ntambara zose twirirwa turwana muri sosiyete, aho dukora, aho tugenda, muri korari, mu rusengero, aho tuba, zitangire ziveho. Umuntu natangire yimenye, amenye ngo ngewe ndinde, nabayeho gute, byagenze bite, kuki ibi byagenze uku nguku. Utangire ubimenye. Numara kubimenya, bibaye byiza yenda kubashakanye, nuko ibyo bintu mwabiganira, ukamubwira uti impamvu burya imyitwarire yanjye imeze gutya, byagenze uku. Iyo wamaze rero kumenya, nta kindi kintu wakora, ariko kugira ngo wiyorohereze mu mutwe, icyo kintu uracyakira ukacyemera. Nuko byagenze. Mu gusenga turavuga ngo nuko Imana yabishatse. Nuko Imana yabishatse rero byakire, byemere uko nguko. Intambwe kurikiraho no kwibabarira. Hari abantu birushya rwose bakirirwa bibabaje ngo umuntu ngo yamuvuze, ngo yamvuze, ngo karamvuze. Umuntu yarakuvuze, ugira ngo we mu kukuvuga hari n'ikibazo afite, ikibazo ko gisigaranye wowe wamenye ko umuntu yakuvuze, nta kintu byagutwara. Wijya guhangayika, wijya kujya muri stress, ibabarire wowe ubwawe. Hari ukuntu tugira n'ibyaha dukora, icyaha kigahora kigucira urubanza, ugahora uhangayitse wibaza ngo se ubundi Imana yarambabariye. Ntabwo Imana yakubabarira nawe utaramara kwibabarira. Banza wibabarire, uvuga ngo byarabaye, iki naragikoze, nta kubihindura birashoboka, icyaha sinongere kugikora, ariko reka nibabarire, nihe amahoro yo mu mutima. Iyo umaze kubabarira abandi rero, nawe umaze kwibabarira, urarekura icyo bita lâcher prise, ugashyingura. Iwacu muri psychologie tubyita gushyingura. Ibintu byose wumva wikuyeho, ukuye mu mutwe wawe, ukuye mu buzima bwawe, ukabishyingura. Hari abantu rero bagira inzika, biba bigoye rimwe na rimwe iyo kamere yabo kuba yakira, kugira ngo babashe kurekura.
arajya gusaba imbabazi, agasaba umuntu imbabazi anareba hirya, ngo ngaho mbabarira tubirangize. Ibyo bintu se byarangira? Hari uburyo bwiza bwo gusaba imbabazi ndetse no kuzitanga, ntabwo ari ibintu bikorwa bya nikizi. Oya, birasaba umwanya uhagije, ukagenda utuje nk'uko duturiza imbere ya Yesu tumusaba imbabazi z'ibicumuro byacu, ni nako dukwiye guturiza imbere ya bagenzi bacu tubasaba imbabazi. Kandi ntusabe imbabazi za nyirarureshwa, ugasaba imbabazi ubikuye ku mutima. Aha rero aho bigoranira ni uko hari abantu bahora muri mbabarira, none n'utanga imbabazi nawe akarambirwa. Ariko hari icyo Bibiliya yabivuzeho. Hari uwabajije Yesu ngo se nimbabarira mugenzi wanjye nzamubabarire kangahe? Yaramubwiye ngo uzamubabarire 770. Ni inshuro nyinshi, ntabwo nzi nimba izo zari zo ku munsi cyangwa zari iz'igihe cyose. Abasomye cyane kundusha buriya baraza kugira, ariko jye iyo mbifata cyangwa ndi gufasha umuntu mvuga ko 770 ari ibyo ku munsi, ko turi abanyabyaha, turi abanyabicumuro ba buri munsi. Nimba ugomba kubabarira umuntu rero mubabarire 770 buri munsi, kuko nta gihe tutazahura n'ibisitaza n'ibidukomeretsa. Hanyuma kandi kugira ngo dukire ibikomere nuko tugira umuntu tubwira. Iwacu muri psychology tumwita umwegamirwa. Njya mbona hari amatorero atuzengurutse, abantu bajya imbere y'iteraniro bagasaba imbabazi, ariko bagasiga bashenye n'ibindi. Umubwiriza yigeze kukivugaho, ntabwo kwiriye gusaba imbabazi ariko ushenye n'ibindi. Shaka umuntu umwe wizeye ko atazakuvamo, ugende umwegamire, abe urutugu rwawe rwo kuririraho, urire upfune bimyira bize, umubwire byose, hanyuma agufashe gukira icyo gikomere. Kuko hari abantu babika ibintu mu mitima yabo, niho hari kuva izi ndwara zidakira, imivuduko y'amaraso, za diabete, bya bikomere byacu dufite by'imbere mu mutima. Iyo byabuze aho bisohokera ku mubiri wacu inyuma. Ugasanga umuntu nyine agize umuvuduko w'amaraso kubera ko yanze kubabarira umuntu ngo yaramuhemukiye, imyaka ikaba ibaye 20, umutima we wirirwa uterera muri 200. Ntabwo bikwiriye. Ubundi ugasanga arwaye nyine za diabete, ahorana umutwe udakira, yarivuje amaso, bashakiye mu maso babura ikimutera umutwe, yagiye muri scanner kwa Saviye basanga nta kibazo kiri mu mutwe, nta n'ikindi kintu, ariko kubera ko hari ikintu yabitse mu mutima adashaka gusohora, adashaka kubabarira. Sintekereza ko iyi si yacu dufite ingana itya umuntu ashobora kubura umuntu n'umwe ashobora kwegera akamuririra, akamubwira ibimubabaje byose, agashaka uburyo nawe yamufasha, mukabiganira, mukabijyaho inama. Ko hari igihe uganirira umuntu ugasanga noneho wafite ibirenze ibyawe,
kwihangana kwacu mu bikomere duhura nabyo twese ntabwo kungana. Niyo mpamvu umuntu umwe ushobora kumukubita urushyi kwitama akaguhunga akigirayo, undi wamukubita urushyi naho yaba ari pasitoro mu nama z'itorero hari aho byigeze kuba nawe akarukwasa nyine. Urugero rwo kwihanganira ikibazo dushobora guhura nacyo twese ntabwo rungana, ntabwo ku kigero bingana. Ubwo nuko Imana yaturemye nyine, uko yaturemye intoki zacu zitareshya n'ibindi byose, niko no kwihangana kwacu mu byo duhura nabyo bitangana. Ntabwo bikwiriye rero kuba twajyaho tugaseka umuntu ngo kuki yananiwe kwihanganira kiriya, kuki umugabo ko amuhahira, ko amwambika, ko amukorera ibi, kuki yananiwe kwihanganira ko amuca inyuma kandi aba yariye, abahazi. Ubwo ngubwo abahazi ngewe kwanca inyuma atanangaburiye, atanampahiye, nta n'icyo yampaye. Ntabwo kwihangana kwacu kungana, ahubwo birakwiriye ko dufata amaboko atentebutse nk'abizera, nk'abakirisitu, tukaba intugu za bagenzi bacu zo kuririraho kugira ngo babohoke, bashobore kubana n'ibyo bikomere byose bafite. Igihe rero wumva hari ibyakuganje, ukumva ibintu byivanze mu mutwe, hari utwo ushobora gukora uri wenyine ukaba waruhura mu mutwe, cyangwa se nimba uri mu rugo n'abana cyangwa n'umugabo cyangwa n'abandi bantu mubana mu mutwe mu rugo, ukaba waruhuka. Urugero, hari akantu koroshye ko kuba wakwinjiza umwuka ukawusohora mu gihe cy'iminota 5, uhita wumva mu mutwe ibintu byongeye bigenze neza. Numvise hari uri kubikora mu kanya araza twereke. Navuze ko turi busangire ikiganiro. Ikindi ni ukumenyereza kuvuga neza no kugaragarizanya urukundo. Hari abantu nyine mu kanwa kabo habamo amagambo mabi gusa, nindakwiyamye, nindakwisabye, nimvaho, nigira gute. Kugira ngo ubashe gukira ibikomere byinshi nuko umenyereza umutima wawe n'ubwonko bwawe kugira amagambo meza akuba mu kanwa, kandi ugahora ureba icyiza mu bandi. Abantu benshi bahora bareba ikibi mu muntu. Ubu nshobora kuva sakano gatoya mu bintu byose navuze, umuntu akaba nta kintu yatahanye, ahubwo yenda yatahanye akantu runaka, yenda navuze nabi cyangwa se ikindi kintu kibi yambonyeho agatahana icyo ngicyo. Ni byiza rero ko tugira akamenyero keza ko kubona ibintu byiza mu bandi. Runaka kubera ko namugurije amafaranga ntayanyishure, ni icyo ngicyo uhora umubonamo. Ariko hari n'ibindi byiza afite. Nubwo yakwambuye ibihumbi 10, ariko nibura niyaje gusenga arazinduka akakira abashyitsi baje ku rusengero. Reka umuturanyi wawe kubera ko yakuyoboyeho amazi akagusenyera igipangu, naho ugeze hose nibyo umuvuga. Ariko nibura iyo uvugije induru nijoro abajura baguteye, aravuga ati nimukomere nimukomere. Ntago twakarebye ibibi gusa ku bandi, kugira ngo ukire ibikomere ubeho umutima unezerewe, ni ukubona ikintu cyiza mu bandi.
ntuhore ubona ibibi bagukoreye, ibibi bakoreye abandi, ahubwo ugahora ubona ibyiza mu bandi. Iminota yanjye banze yanarangiye, ariko akandi kantu gatoya nari buvugeho nakajyanye na stress. Stress ni ikintu kitwugarije nk'abantu bari mu isi ya nyuma, mu isi y'ikinyejana. Tubayeho muri stress kugeraho abantu basigaye bagenda bivugisha mu nzira. Umugabo akicara mu modoka, yaragiye Gikondo, ugasanga yagiye i Nyamirambo. Uteze usabye lifti ati bazaguza izabo. Uwo bimye lifti nawe ati yaba yarigiye ikamubirindura hari imbere. Ati ubu ntabwo azi ko nta na 300 mfite ngiye gukora urugendo rw'ibirometero 5 n'amaguru. Ibyo bintu se arabiza, abyitayeho, biramureba? Ntabwo bimureba. Stress rero iratuzengereje mu buryo bwose bushoboka, ku buryo nkuko nari mbivuze nyine abantu basiga bagenda bivugisha mu muhanda. Ushaka kunyura ku muntu wamubwira uti mwaramutse, ariko ntundeba, naramutse, haramutse wowe. Nawe waba uvoma hafi, induru zigatangira, ubwo abantu bakaza gukiza ngo namubwiye ngo naramutse, ngo arambwira ngo naramutse nyine. Abantu ibyo bakabipfa. Stress rero imaze kugera ku rwego ruri hejuru, aho umuntu agenda muri taxi akitaba telefone, wakumva ibintu avuga ubwoba bukakwica. Umugore ari gusaba rasiyo yo kurya, umugabo aramubwira ati we nta maboko ubundi ugira, genda ubishaka nutabishaka mu burari. Arakubye, avuye kuri telefone, aratangira ajya yivugishije, yicaye muri taxi hagati y'abantu bangahe, nibashaka baburari, ni akazi kabo. Ubundi biriya bifu byose ngiye nabihahira nkabivamo byinshi. Stress rero imaze kugera ku rwego rukabije, kandi ituma umuntu atagira gahunda mu bintu byose, haba mu kazi dukora, haba hano mu nzu y'Imana. Nta gahunda nyine tuba dufite. Umuntu arahera, ubundi igihe ninjira mu itorero batubwiraga ko uhera ku isabato nimugoroba witegura iyindi sabato y'ubutaha, kazagera ku wa 4 imyenda n'inkweto uzambara waramaze kubishaka, n'ibyo muzateka ku wa nyuma waramaze kubishaka. Ariko imibereho turimo ntabwo itworoheye. Mutekereza ko abantu bakererwa se kuza gusenga habaye iki? Nuko baba batariteguye isabato, ariko nta n'umwanya bafite. Ikintu cyo kwambara umuntu aragishaka mu gitondo, guteka ni mu gitondo, kubera ko imibereho itatworoheye. Urakora i Kigali, utaha ku wa nyuma, utaha i Huye, uragera i Huye saa 3 saa 4 z'ijoro, ubyuke ujya gusenga, baranaguhaye gahunda y'icyo uzakora, uzagera n'imbere ubyibagirwe.
habe ari ku cyumweru wenda utangira uvuga uti isabato nziza, kandi ari ku cyumweru atari ku isabato. Stress rero iratuzengereje ku rwego udashobora kumva, kandi ni nako igenda igakora no ku mubiri wacu, ku bintu bimwe na bimwe. Hari ibyo nigeze kuvugaho by'umutwe udakira, yagera mu gifu, umuntu agahora arwaye igifu kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, yagera ku mwijima ikawangiza ugakora nabi, yagera ku myakura cyangwa imikaya bigatangira bigakora nabi, umutima ugatangira ugaterera muri 300. Byagera ku bitotsi, umuntu agasinzira cyane, ntiyibuke ko hari n'ibindi agomba gukora, agomba no gukanguka, cyangwa se ntanasinzire. Ijoro ryose umuntu akarara akanuye. Byagera mu mabanga y'abashakanye bikanga, byamara kwanga bakajya muri ba bantu birirwa bamamaza ibintu by'imiti n'ibiki byose, umuntu akajya mu miti kandi ikibazo cyarabaye stress. Byagera no ku ngingo, umuntu agatangira kujya agenda asa n'usubira inyuma, akagenda asa n'utabishaka, umuntu agatangira akajya ababara ahantu hose, umutwe uramurya, amaso aramurya, mu nda haramurya, amaguru aramurya, agahora kwa muganga. Ikizavamo rero nuko ya miti kwa muganga nayo tumuha rimwe na rimwe kuko batamenye impamvu yacyo, izagenda yangize umwijima, imutera igifu, imutera impyiko, kandi nyirabayazana ari stress. Ariko hari icyo twakora kugira ngo duhangane na stress itatworoheye cyane, ko ibidutera stress bigihari. Ni imihangayiko yo kuri iyi si, ni ugushaka ibintu cyane. Umuntu arabona abandi baramusize, agakora amanywa agakora nijoro, cyangwa se akarara atekereza ati ubu ngewe nakura he amafaranga kugira ngo nubake etaje. Ariko se etaje wayiretse? Ubundi abantu batari muri etaje ntabwo babayeho. Urarindira ugira stroke, imitsi yo mu bwonko igaturika ngo uri gushaka etaje. Abantu twese tuzatunga ama etaje, abantu twese tuzatunga amamodoka. Birakwiriye ko abantu biyorohereza mu mutwe. Turi mu isi batubwira ko ari icumbi turiho, turacumbitse. Kandi nyine muzarebe no ku cyangombwa cy'ubutaka, uretse kuba ducumbitse na leta iraducumbikiye. Si ubukode bw'ubutaka se? Ni ubukode bw'ubutaka. Ariko kuki turi kurwanira mu bukode se? Twatuje tugashyira umutima hamwe. Hari ibintu rero byadufasha kwirinda iyo stress. Ikintu cya mbere ni ukugira gahunda muri twebwe, ugakora plan y'ibintu ugomba gukora n'ibyo ugomba kugeraho bihwanye n'ubushobozi ufite, ukareka kwipasa muremure. Numva mu mvugo yuba ari uko bavuga, abantu nyine bari kwipasa muremure bigatuma bagwa muri stress. Arareba ikanzu ya Jani ati ntayambaye ndagacika ibere. Se Jani uzi uko yabonye iyo kanzu? Jani nimba akorera amafaranga, ijambo ndahera kuri pasiteri, numvise azi aka technique de relaxation ko kuzamura umwuka no kuzohora no kuwinjiza. Pasiteri ngwino dufashe.
utwereke igihe umuntu yumva ibikomere byanze, stress yanze, uburyo ashobora kuzamura umwuka akawinjiza akanawumanura. Kuba wazamura umwuka mwinshi, ariko abagabo bajya babikora. Abagabo bo barabikora batanabizi, ariko barabikora. Ushaka kugira mu modoka hari ibiro bya stress biba bimanutse, biba bigiye, nubwo abandi babikora babiherekesha n'amagambo. Umugore ashobora kuvuga ngo gira urugo sinzabishobora, abana bazanyirukansa, ariko atirise Imana ibikora ku buryo umuntu abikora atanabitekerezaga. Ariko Imana yabidushyizemo ko hari ibintu, hari uburyo Imana itugabanyiriza n'ubwo umuntu atabitekerezaga, ariko uko winjiza umwuka hari ibiro biba bitakaye. Ikibazo nakubaza, yego, ntabwo ari ikibazo komutere, ni cyadufasha. Hari n'igitabo tugira mu Adventiste cyane cyitwa ngo Vivez sans stress. Ubundi umuntu yabaho nta stress? Ntabwo bishoboka. Ubayeho nta stress ntiwaba uri kurema indi stress. Ubayeho nta stress ntiwaba uri gukora indi stress. Ikindi turi muri korali, baratubwira ari tubiri. Korali ntishobora kuba isoko ya stress. Tuvuge ngo umugore yatinze gutaha kuri repetition, asanze umugabo yarakaye. Umuntu yasabye amafaranga menshi muri korali, igira imishinga myinshi, hari DVD, hari ingendo, ugasanga umugabo, niba ari umugabo utaririmba ati ibyiyo korali nabyo bingeza. Imana igumugisha. Arakoze pasiteri. Ikibazo cya mbere yambwiye ngo ntushobora kwirinda stress, ushobora kubaho nta stress, ntiwaba uriho urema indi stress. Ntabwo ushobora kubaho nta stress uri ku isi, ntabwo bishoboka. Stress ni ibiryo byacu bya mu gitondo na saa sita na nimugoroba, ahubwo ni ukumenya ngo iyo stress nagize ndabana nayo gute, ndayikira gute, biragenda biti. Mu rugo nibatagustressa uzagera mu kazi bagustress, uzagera mu nzira umumotari agustress, aguhe kasike itariho ikirahure, ibisimba bigende bikugwa mu maso, utangira umubwira uti mpana iyo kasike yawe. Akubwira ati se nufata iyanjye iriho ikirahure ikintu kikangwa mu maso none ntituri bugwe. Stress rero ni ubuzima tubamo buri munsi, ahubwo uburyo bwo kuyijera cyangwa se uburyo bwo kubana nayo ntiduherane ngo duheranwe nayo. Ntekereza ko pasiteri yashubijwe, ntabwo ushobora kubaho nta stress, ahubwo iyo stress twagize turayijera gute, turabana nayo gute. Ikindi yavuze ko muri korali nk'uko benshi hano twese turi abaririmbyi, ishobora kuba impamvu ya stress cyane rwose. Ibyo bijya biba nka korali ndirimbamo turepeta saa 12 saa 1, twese nibwo tuba tumaze kuboneka. Mutekereze umugore uvuye mu kazi agahitira muri repetition, ntanyure mu rugo ngo ajye gutanga amabwiriza y'ibyo bari buteke, ajye kureba homework azabana, saa 1 saa 2 zirageze ntaragera mu rugo. Utuntu twinshi two mu rugo namwe muratuzi umuntu aba akeneye gukora. Kandi yavuzeho n'akamafaranga, korali zisaba amafaranga menshi. Ejo twasohotse, ejo ni DVD, rimwe na rimwe uwo mugore nta n'akazi afite cyangwa umugabo nta n'akazi afite, birashoboka. Ayo mafaranga yakabaye akora iki, none agiye muri ibi ngibi. Ariko nk'uko nabivuze, kubaho nta stress ni ugukora ibyo ukunda. Uwo muntu nukubanza ukamusobanurira ko kuririmba ubikunda. Nkanjye rwose umbujije kuririmba wabunyishe, niho ahantu njya numva nduhukira, kumva n'indirimbo ubwabyo nshobora kwirirwa ncuranga amasaha 24 yose
ndi kumva indirimbo, ibindi bintu byose nkumva isi nayiteye umugongo. Uwo muntu rero aba umugore aba umugabo, ni ukumubwira ko ibyo bintu ubikunda kandi ari byo bigufasha mu buzima, noneho ukagerageza gushakisha nawe akantu wakuraho amafaranga kugira ngo utaza kuba umutwaro kuri mugenzi wawe. Murakoze. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Ni akantu gato nshaka kunganira ku cyigisho Claire atwigishije. Imana imuha umugisha. Dukeneye gukira mu mibereho yacu kugira ngo tubeho koko tumanaginga stress cyangwa se tuyibemo, ariko tumenye icyo gukora. Hari ikintu yavuzeho cy'ibikomere umuntu agira umwana bakimutwite. Ni umwitozo nashaka kubaha, cyangwa se abagabo, abasore, abakobwa n'ababyeyi. Hari umushinga nigeze nkoramo, twakurikiranaga abadamu batwite, ni kuva umwana akiri mu nda avutse imyaka 2. Byagaragaye ko famiye zitabanye neza, famiye zirimo amakimbirane, abana bakura mu mibereho mibi, bakaba ibyigenge cyangwa se amasarigoma. Inama nshaka gutanga ni uko igihe umugabo cyangwa se umugore atwite, akwiye kwimenyereza kubaho neza, ndetse n'umugabo w'uwo mugore akamubwira amagambo yuje ihumure. Ku mezi 6 umugore atwite, umwana aba afite communication yihariye nkaho ari ku isi. Niko abahanga bagaragaje, ngira ngo ubushakashatsi bwo muri Amerika. Ni ukuvuga ngo niba umubyeyi atwite ku mezi 6, ibyo umuntu akora uwo mwana abyumvira ku kigero kiri hejuru nk'uri ku isi. Urugero, niba umugore atwite ukaza ukubita inzugi, tuvuge wasinze, twebwe ntabwo dusinda mu badive, cyangwa umugore utwite ukimenyereza kumubwira nabi, umwana azavuka ariko akure ari wa mwana uvuga nabi. Noneho ujya ubona uruhinja ukajya kubona ukabona uruhaye ibere. Yego mwari mwabibona ababyeyi mwonsa umwana akariruma, buriya yabyigiye he? Umwana akaruma ibere yabyigiye he? Rero bagaragaje ko behavior tugira, cyangwa se imyitwarire tugira turi ku isi. Hari agatabo nigeze nsoma na k'abantu banditse kitwa Kubaho Niwe. Baranditse ngo ni ibihe biro warambika ku ntumbi kakubwira ngo ndaremerewe. Byaboneka umuntu yarasubije ngo yarinda isandara itarigera ivuga kiremerewe, nguko ni ku mutima w'umunyabyaha byibuze utarakiriye Kristo umera. Niyo mpamvu hari ukuntu tubana n'umuntu ukabona afite imyitwarire, ahorana uburakari, ahorana intugunda, ahorana amahane. Njewe kuko mfiteho nosiyo kuri ibyo bintu, mitamenya karansi, mitamenya icyabiteye. Rero igihe utwite cyangwa se muri mu rugo, ni byiza kwimenyereza kubaho neza. Maje kwiga ibyo bintu nkamenya ko ku mezi 6 umugore ashobora kumva ibintu, umwana ashobora kumva ibintu biri hanze. Naravuze nti umunsi nzashaka ibyo nzakora reka mbe ndetse kubivuga. Ariko ndashaka kubabwira ko mu mibereho tugira, abana bacu bakura, hari ukuntu ujya kubona ukabona umwana yavutse iwawe, ariko ukabona ni igisarigoma, ukabona n'umwana uhorana intugunda, uhora urwana n'abandi, utukana, ukavuga ati uyu mwana yabyigiye he? Ni byiza kwimenyereza igihe umugore atwite, kwimenyereza amagambo meza. Bavugaho no gukora kunda ukaririmbira.
haleluya. Umugore yaba atwite ukayijyaho ukakoraho ukaririmba ukavuga amagambo love, amagambo yuje urukundo, ngo ibyo bintu bigira impact nziza ku mwana uzavuka. Rero impamvu twashyizemo iyi teme yo guhamagara psychologist no kugira ngo byibuze dukangurira abantu. Noneho nyuma yo kwiga iki cyigisho buri wese anisuzuma arebe, birashoboka ko hari akantu ugira mu ikindi kintu yibagiye kuvuga. Igihe hari ukuntu mu bushakashatsi bwakozwe muri Amerika bavuze ko umugabo w'indaya w'umusambanyi iyo akora ibyo bintu, nigize nakira umurwayi ahantu ngira ngo nari ndi muri stage Kampala, ni umugabo afite imyaka 50 ariko mwakira yari yarwaye infection izo twita sexual transmission disease, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ngira ubwoba bwo kubona umugabo w'imyaka 52 warwaye ibyo bintu. Rero ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko igihe umugabo akiri mu gihe cyo kororoka akimenyereza imico y'ubusambanyi, bigira kururu ku bana, ukabona umwana ahora arwana n'irari ryo gusambana. Hari abo njye nakira akambwira ati njyewe rwose niyo ntabikoze amahoro ntahinda. Wakurikira background byabo ndi psychologist yatubwiye, ugasanga uyu muntu iwabo papa we hariho nigeze mbwira ntitekereza ufite imyaka 50 uracyasambana, utekereza umwana wawe muhuriye muri hoteli nawe yaje gusambana. Rero dukwiye kubaho ibi by'ibikomere. Ni icyigisho cyiza cyane, buri wese agende yisuzume mu mibereho ye arebe ese utuntu nkora nta tuntu dufite isano n'imibereho nagize, ahari nkitwite, ahari mu mibereho yanjye, ahari nta byankomerekeje, kuvuga nabi byaturutse kuki. Urebe, ushobora gusanga wenda warananiwe gutsindira ari ry'ubusambanyi byaraturutse ku babyeyi kubera iyo mibereho yabo. Aratwite ariko ukajya kubona ukabona umugore aratwite arajya gusambana, arajya gukora ibintu. Ibyo bintu umwana w'amezi 6 uko barabigaragaje abyakira nkaho ari ku isi, yazakura ukajya kubona ukabona atangiye imyaka 18 yashimashima inkumi, agize imyaka 20 yateye inda, agize ibibazo, umukobwa yasamiwe mu busambanyi agakurana icyo gikomere, nawe ukajya kubona ukabona abyaye umwana basigaye ntabwo bamwita ikinyendaro, sibyo? Ni umwana nk'abandi. Twabikuyeho ibyo bintu nibibi birapfobya, ugasanga uwo mwana nawe agize ikibazo cy'imitekerereze. Reka ubwo tugize amahirwe yo kwiga ikigisho muri gahunda yo gusenga, buri wese aze kwitekerezaho, urebe uduco ugira, urebe imibereho ugira ijagaraye, ushobora gusanga ibyo bintu byaraturutse ku isoko, hanyuma ukore bya bindi psychologist yatubwiye. Imana ihe umugisha Claire. Haleluya.